ibimenyetso byerekana ko Imana idashyigikiye urukundo rwanyu. Waba warigeze kwibaza niba umuntu mukundana koko ari we Imana yakugeneye mu buzima bwawe? Rimwe na rimwe urukundo umuntu akunda undi rushobora gutuma atabona ingeso zitari nziza z'uwo muntu akunda, ariko hari ibimenyetso bishobora kukugaragariza ko urwo rukundo rutari kukuganisha heza, Imana itarushyigikiye. Muri kino kiganiro tukaba tugiye kurebera hamwe ibyo bimenyetso bigeze kuri 4 by'ingenzi. Mbahaye ikaze nk'ibisanzwe, ngiye gutegura nkanakugezaho, nitwa Ernest. Iki kiganiro nubona kikugira akamaro wibuke gukora subscribe, like ndetse watanga n'igitekerezo cyawe muri comment. Ikimenyetso cya mbere kizakwereka ko Imana idashyigikiye urukundo rwanyu ni igihe urukundo rwanyu rubura amahoro kurusha uko ruzana ibyishimo. Ushobora kuba uri mu rukundo n'umuntu ariko we n'uwo muntu mugahora mu makimbirane, kubabazanya no kubira ituze hagati yanyu, wenda bigakunda guterwa n'uwo muntu ukunda. Iki rero ni ikimenyetso cyo kwitondera kuko Imana ishaka ko urukundo ruba urwubaka, rufite amahoro no gufashanya hagati yanyu, harimo no kubahana. Niba rero urukundo rwanyu ubona ko nta mahoro uri kuruboneramo, ni umwanya wo gutekereza kabiri, byana ngombwa ukaba wanaruvamo hakiri kare. Ushobora kuyoborwa n'amarangamutima kuko wumva ko ukunze uwo muntu, ukaba wakwihanganira izo ngeso ziwe zitari nziza, ukavuga ati wenda nitumara kubana bizashira. Ahangaha menya yuko kukubuza amahoro mukiri mu rukundo, nibigera muri cya gihe muzaba muri kubana nk'abashakanye, bitazapfa gushoboka wenda ngo ahinduke, ahubwo bishobora no kwiyongera. Icyo rero kikaba ari ikimenyetso cyiza cyo kugira ngo ube wahindura uwo mubano, ugane mu mubano Imana igushakaho, kuko nta muntu wakwishimira kubaho nta mahoro afite muri we. Ikimenyetso cya kabiri cyerekana ko Imana idashyigikiye umubano wanyu cyangwa urukundo rwanyu ni igihe uwo mukundana ayobowe cyane n'irari ry'ibintu kurusha urukundo. Iyo umuntu mukundana ubona ko akurikiye ibintu ufite nk'amafaranga, imitungo, cyangwa ubona ko ashyize imbere irari ry'uko uzajya uhaza ibyifuzo bye by'imibonano mpuzabitsina, ni ikintu kindi uba ugomba kwitondera, kubera yuko urwo rukundo akenshi ntabwo ruramba. Aha niho umuntu mumarana kubana mwarasezeranye kuvanga umutungo, haba hatarashira n'umwaka mubanye agashaka kwaka gatanya, akumva ko muri ya mitungo yanyu mufite mugomba kugabanyamo kabiri mukanganya, kandi wenda we nta n'ikintu kigaragara ubona ko yazanye, kubera yuko nyine niwo mupangu yari afite. Ntabwo yaje mu buzima bwawe ari uko agukunze, ahubwo yakurikiye ibyo ngibyo utunze. Aha rero niba uri mu rukundo ugomba kwibaza ati ese uyu muntu akunda njye cyangwa akunda ibyo ntunze? Nusanga ko ari wakunze bya nyabyo, ni ikimenyetso cy'uko Imana igushyigikiye muri urwo rukundo n'uwo muntu. Nusanga kandi uwo muntu ari gukunda ibyo ufite nubwo biba bigoye kubimenya, ni ikimenyetso cyerekana ko Imana idashyigikiye urwo rukundo, ahubwo ugomba gutekereza kabiri ku gukomeza urwo rukundo n'uwo muntu. Ikimenyetso cya gatatu cyerekana ko Imana idashyigikiye urukundo rwanyu, igihe uri mu rukundo ariko urwo rukundo mu mutima wawe ukumva ruguteye ubwoba. Iki ni cyagihe ushobora kuba uri kumwe n'umuntu ukunda ariko imbere muri wowe ugahora wumva ko hari ikitagenda neza, kumva ufite ubwoba, guhangayika, ariko nawe utazi aho biri kuva. Iki kimenyetso ushobora kukiyumvamo ukakirengagiza, ariko buriya ku bantu bizera Imana bizera ko ari umuburo Imana iba iri kukwereka ko urukundo urimo rutazagenda nk'uko urwifuza. Ahangaha ariko ntabwo bivuze ngo uhite uhagarika urwo rukundo rwawe n'uwo muntu ako kanya, ahubwo nyine ugomba kumva nyine icyo kimenyetso, ukumvira umutimanama wawe. Niba ukunda gusenga nabwo ukaba wabikora, ukaba wakwiyambaza Imana ikazagenda iha umugisha urukundo rwanyu, ikaba yanaguhishurira nyine ko uwo mugiye kuzabana atari uzakubuza amahoro nimumara kubana. Kubera ko muri kino gihe hari abantu bajya mu rukundo babona ko bakundanye ari na byiza pe, ubona ko urukundo rushyushye, ariko nyuma y'igihe gitoya babanye ugasanga umwe arabuza amahoro undi. Wenda umugabo asigaye ataha yasinze, akaba yateza amahane, akaba ashobora no gukubita umufasha wiwe. Kandi muri kwa gukundana kwabo umugore ntigeze abona ko umugabo asoma ku nzoga, kandi umugabo akaba ashobora no kuba yaraneruriye umugore yuko atajya anywa ku nzoga. Hano nyine haba harabayeho kubeshyanya no kutabwizanya ukuri muri rwa rukundo. Wenda ngo umugabo abe yakwerurira umugore utugeso tutari twiza akora, cyangwa se n'umugore abe yakwerurira umugabo utugeso tutari twiza akora, kugira ngo babe baganira babashe no kuba bahanduringa utwo tugeso. Ubwo rero menya ko Imana nikujyana mu rukundo ariko ukumva ufitemo n'akantu k'ubwoba, rimwe na rimwe ukagirirwa umugisha ikaba yaguhishurira ibintu bitari byiza utifuzaga muri urwo rukundo, ujye witondera gukomeza urwo rukundo. Ikimenyetso cya kane cyerekana yuko Imana idashyigikiye urukundo rwanyu, ari nacyo nasorezaho, ni igihe uri mu rukundo ariko ugashaka ibindi birenzeho muri urwo rukundo, cyangwa se nyine ukaba wumva ko utanyuzwe n'ibyo uri kubonera muri urwo rukundo.
Niba uri mu rukundo cyangwa umubano ariko umutima wawe ugahora wumva ko hari ibyo uri kubura muri uwo mubano, ugatangira guhora wifuza ko umubano wanyu umera nk'uw'abandi, nyine ukifuza umubano wenda nk'uw'inshuti yawe, kuko nyine ubona ko umubano we n'uwo bakundanye ari mwiza kurusha uwanyu. Aha nyine nuko Imana iba igira ngo ikwereke ko ntaho uragera hari umubano cyangwa urukundo yaguteguriye kugira ngo uzumve unyuzwe nyine n'urwo rukundo rwa nyarwo. Kugira ngo ubyumve neza, ushobora kuba ukundana n'umuntu mwumvikana ku bindi bintu ariko hari nk'ikintu kimwe wenda mutumvikanaho gishobora no kuba cyaba ikibazo gikomeye muri urwo rukundo rwanyu. Reka hano wenda dufate urugero, murakundana ni umusore n'umukobwa, wenda umwe afite idini asengeramo undi ntaho afite asengera, yibereyeho gutyo nyine. Nk'igihe wagiye gusenga ukabona inshuti yawe yazanye n'umukunzi cyangwa umufasha wayo gusenga, nawe ukavuga ati yaba uwanjye nanjye yari ameze kuriya byanshimisha kurushaho. Akaba hari n'ubwo ugerageza kubibwira uwo mukundana, wabimubwira mukaba mwana bipfa bikomeye, kuko nyine hari ibyo wemera cyangwa wizera we atemera. Icyo kintu rero mutumvikanaho kikaba cyatuma na bya bindi byagendaga neza mu rukundo rwanyu nabyo biburizwamo. Uwo mwuka rero wo kumva ko hari ibyo wifuza mu mubano wanyu, nakwita ko ari indangagaciro zawe cyangwa imigenzo myiza, ni ikimenyetso cy'uko Imana ishaka kukwereka ko ugifite urugendo rwo kubona ibyo wifuza, byaba na ngombwa uwo mubano ukaba wawugendamo gakeya. Ni na hano ducoreje kino kiganiro. Wakoze cyane wagikurikiye. Niba wagikunze wibuke gukora subscribe, like, share na comment. Tubonane mu bindi biganiro.